Amateka agaragaza ko kurya kabiri ku munsi byari bisanzwe mu bihugu byinshi bya kera, aho abantu baryaga mu gitondo na nimugoroba bitewe n'imirimo n'imibereho yabo, ariko uko iterambere ryazamutse, inganda z'ibiribwa n'imibereho yihuta, bituma abantu batangira kurya inshuro zirenze ebyiri ku munsi, harimo n'ibiryo byo hagati y'amafunguro snacks, akenshi bitari byiza ku buzima. Ibi byatumye hagaragara ingaruka zitandukanye nko kwiyongera kw'indwara zifitanye isano n'imirire mibi zirimo diyabete, umubyibuho ukabije, indwara z'umutima n'umunaniro udashira, kuko umubiri uba uhora mu igogorwa udahabwa umwanya wo kuruhuka. Inzobere mu by'ubuzima n'imirire zigenda zisaba abantu gusubira kuri gahunda zoroshye kandi zifasha umubiri, zirimo kugabanya inshuro zo kurya, kunywa amazi ahagije no kurya ibiribwa by'umwimerere, kandi hari n'abahitamo kurya rimwe ku munsi bakabigeraho neza, bakagira ubuzima bwiza n'imbaraga. Nk'urugero rw'ahoze ari perezida w'Ubuhindi Mahatma Gandhi, yari azwiho kurya gake mu bihe bimwe na bimwe no kutagira gahunda ihoraho yo kurya kenshi, ibintu byagiye bivugwa ko byagize uruhare mu buryo yabungabungaga imbaraga ze mu kazi ke ka buri munsi. Niyo mpamvu uyu mwanya nshaka kubasangiza imimaro 10 yo kurya kabiri n'indwara nyinshi bivura no gukumira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima bwa buri munsi. Mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Poinsenya naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Ngaho kanda subscribe n'inzogera uje ugira amahirwe yo kwibanira nanjye buri munsi. Uhereye umwanya uragira amahirwe yo kujya ugezwaho izi mpanuro zamaze gukiza indwara nyinshi abantu babana natwe buri munsi. Kurya kabiri ku munsi bimaze iki kandi byagukingira no kugukiza izihe ndwara? Rimwe, kurya kabiri ku munsi mu gitondo na nimugoroba bifasha cyane kugabanya ububabare bwo mu nda, kuko biha igifu umwanya uhagije wo kuruhuka no gusya neza ibyo wariye mbere y'uko wongera kurya. Iyo umuntu ahora arya kenshi, igifu gikora igihe kirekire kidahagarara, bigatera kubyimbirwa, aside nyinshi cyangwa kuribwa mu nda. Ariko gahunda yo kurya kabiri ku munsi ituma igogora rikora mu buryo butunganye, bigatuma umubiri utagira umunaniro mu nda kandi ukumva worohewe kandi utekanye imbere mu mubiri. Kabiri, iyi gahunda yo kurya kabiri ku munsi ishobora kugabanya kuribwa n'umutwe headache, kuko ituma urugero rw'isukari mu maraso ruguma rukiri ku rugero ruringaniye, aho kuzamuka no kugabanuka buri kanya. Gatatu, kurya kabiri ku munsi bifasha kugenzura neza indwara ya diyabete, kuko bigabanya inshuro isukari yinjira mu maraso kandi bikarinda izamuka rikabije. Iyo umuntu arya kenshi, cyane cyane ibiryo birimo isukari nyinshi, bishobora gutuma diyabete ikomeza. Ariko kurya mu buryo bugenzuwe bifasha umubiri gukoresha neza insuline, bityo bikarinda umuvuduko mubi w'isukari mu maraso no gufasha abayirwaye kubaho neza. Kane, iyi gahunda kandi ituma umuntu agira ubwenge bukomeye, strong intelligence, kuko ubwonko bukenera ituze n'imikorere myiza y'umubiri kugira ngo bukore neza. Iyo igifu kidahora gihuze mu igogora rihoraho, ubwonko bubona amaraso ahagije n'ingufu zihamye, bigatuma gutekereza, gusesengura no gufata ibyemezo bikorwa neza kandi mu buryo bwimbitse. Gatanu, kurya kabiri ku munsi bifasha cyane kongera ubushobozi bwo kwibuka cyane, kwibuka mu buryo bwihuse, la mémoire rapide, kuko igogora rituje rituma ubwonko bubasha kubika amakuru neza. Iyo umuntu arya nabi cyangwa kenshi cyane, bishobora gutera ubunebwe mu bwonko no kugabanya ubushobozi bwo kwibuka. Ariko gahunda nziza ituma ubwonko buba bwiteguye kwakira no kubika amakuru mu buryo burambye. Gatandatu, iyi gahunda ituma umuntu agira umwete mu kwigana umwete cyangwa se concentration, kuko umubiri uba ufite gahunda ihamye ituma utakaza imbaraga nke mu igogora, ahubwo ukazishyira mu bikorwa by'ubwenge. Abantu bafite gahunda ihamye yo kurya bakunze kugira discipline ituma bashyira imbaraga mu byo bakora, bityo bigatuma kwiga no gukora bikorwa neza kandi bifite ireme.
karindwi, kurya kabiri ku munsi bifasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso high blood pressure, kuko bigabanya kurya birenze urugero n'ibiryo byuzuye umunyu cyangwa amavuta menshi. Iyo umubiri uhabwa umwanya wo gutunganya neza ibyo wariye, imiyoboro y'amaraso iraruhuka kandi igakora neza, bigatuma umuvuduko w'amaraso ugenzurwa kandi ukaguma ku rugero rwiza. Umunani, iyi gahunda ishobora no kongera ubushobozi bw'umubiri mu by'imyororokere strong libido, kuko ituma umubiri uhorana imbaraga zihagije kandi imisemburo igakora neza. Iyo umuntu arya nabi cyangwa kenshi cyane bishobora guhungabanya imisemburo, ariko gahunda nziza yo kurya ifasha umubiri gusubirana imbaraga no gukora neza mu bice byose birimo n'ibijyanye n'imyororokere. Icyenda, kurya kabiri ku munsi bifasha kugabanya less stress, kuko umubiri uba ufite gahunda ihamye ituma imisemburo igenga amarangamutima ikora neza. Iyo umuntu arya mu kajagari bishobora gutera guhangayika no kudatuza, ariko gahunda nziza ituma umubiri n'ubwonko bigira ituze, bigafasha umuntu kumva aruhutse kandi afite amahoro mu mutima. Icumi, byongeye kandi gahunda yo kurya kabiri ku munsi ituma umuntu agira ibitotsi byiza good sleep, cyane cyane iyo yirinda kurya nijoro. Kurya hafi yo kuryama bishobora gutera igifu gukora nijoro, bigatuma umuntu adasinzira neza, ariko kurya hakiri kare no kugabanya inshuro zo kurya bituma umubiri uruhuka neza nijoro, bityo umuntu akabyuka yumva habayeho kwiyongera kw'imbaraga z'umubiri kandi afite ubuzima bwiza muri rusange. Muri make, kurya kabiri ku munsi mu gitondo na nimugoroba ni imwe mu ngamba zoroshye ariko zifite akamaro kanini mu guteza imbere ubuzima bwiza, kuko bifasha igogora gukora neza, bikagabanya uburwayi bwo mu nda n'umutwe, bikarinda diyabete n'umuvuduko ukabije w'amaraso, bikanongera imbaraga z'ubwonko n'ubushobozi bwo kwibuka no kwiga. Byongeye kandi bigabanya stress, bigafasha umubiri kugira imbaraga zirimo n'iz'imyororokere, ndetse bigatuma umuntu agira ibitotsi byiza nijoro, bityo uwabishyize mu bikorwa akabaho ubuzima bufite ituze, imbaraga n'iterambere rirambye. Bavandimwe, nshuti nkunda, nubwo abantu bamenyereye kurya buri kanya, ugasanga umuntu avuye mu rugo yariye, yagera muri kantine akarya, yagera kwa mugenzi wakongera akarya, yahura n'ubunyobwa bari gucururiza ku muhanda akarya, mbese nyine ugasanga nta feri afite mu kanwa, ugasanga barirwa muri ba bantu barya kuva mu gitondo kugeza nijoro, igihe cyose bahuye n'ako barya, abo bita les personnes qui mangent dès le matin au soir, abantu batagira feri mu kanwa. Ariko nubwo bikorwa n'abantu benshi, niyo ntandaro y'indwara nyinshi. Abantu bamenye amabanga y'ubuzima maze bakora ibishoboka byose, biyemeza kujya barya mu gitondo no ku manywa gusa. Hari n'ababonye ko kurya rimwe ku munsi ari byo byabagirira umumaro kurushaho, biyemeza kujya barya rimwe ku munsi kandi bakarya ku manywa. Urugero ni Mahatma Gandhi, perezida wayoboye igihugu cy'Ubuhindi. Inshuro nyinshi yaryaga rimwe ku munsi akarya ku manywa gusa, kugira ngo abashe kugira imitekerereze myiza no kuyobora abantu neza. Undi ni umucurabwenge uriho, umuyogi wo mu gihugu cy'Ubuhindi, Sadhguru Sachdeva. Mu biganiro byinshi atanga avuga yuko akunda kurya rimwe ku munsi. Iyo yariye kabiri mu gitondo, arya ubwoko butandukanye bw'imbuto bwamufasha gusukura umubiri. Ntabwo aryagagura, ntabwo arya buri kanya, ntabwo arya ngo arenze urugero, kandi ntabwo arya nijoro yenda kuryama, ahubwo arya hakiri kare ku manywa, ku buryo saa 10 n'igice zigera
yamaze kurya mu bigaragara usanga arangwa n'ubuzima bwiza, abatekanye, aguwe neza, agira abantu inama zitandukanye n'ibitekerezo byinshi, ugasanga ni bandebereho mwiza w'urugero rwiza rwo kugira ubuzima bwiza. Amabanga dusoma mu bitabo by'abaroma ba kera avuga yuko abacurabwenge babo, abanyabwenge, abanyembaraga, abantu bari basobanutse mu bya politike, abantu barangwaga n'uburanga buhambaye, ugasanga ni abantu bafite amaso akora neza, bahorana apeti, bahorana imbaraga mu kugenda, bagasinzira neza kandi bakoze imirimo myinshi. Aba bose abenshi baryaga kabiri ku munsi kandi bamwe na bamwe bakarya rimwe ku munsi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Ibi biragenda bigaragara mu bihugu byateye imbere, abantu benshi bari kwiyemeza kurya kabiri ku munsi gusa, mu gitondo no ku manywa, abandi bakarya rimwe ku munsi kugira ngo ubuzima bwabo bwiyongere, kandi byongeye kandi ntabwo barya mu buryo bukabije ngo ni uko bariye rimwe, oya, barya ibyo kurya bikeya byatuma bagumana imbaraga igihe kirekire. Aba bantu usanga bafite ibitekerezo byiza, bakomeye mu myumvire, ugasanga bafite umurongo uhamye w'ubuzima bwiza. Nawe ubikoze wagira ubuzima bwiza kandi warushaho gutera imbere uko bukeye n'uko bwije. Gerageza ubikore kandi iyi video uzajya uyisangiza bagenzi bawe, ushobora kubavura cyangwa ukabagirira umumaro mu buryo bumwe cyangwa ibindi. Kandi ukeneye inama zacu wadusanga mu mujyi wa Kigali muri Relax Life Center tukakugira inama zihagije. Waba ukeneye n'imiti tukayiguha kandi tukakuvura mu buryo bwiza ukarushaho kugira ubuzima bwiza. Akaryoshye nakagaruka, mbaye mbasezeyeho naho ubutaha.